umugisha nawe ufite kwizera kungana n'amasengesho ufite biroroshye cyane gusohoka. Rero yewe nshimye Imana imbere yayo, hari Imana idakoze iki? Mwumvishe Imana ishyiraho itariki deadline, amen, bigasohora. Nawe nuza kuba maso uraza kubona Imana. Haleluya. Nakirishimye mukunzi wanjye, sigabuka byabaruta ibyo ukunda bingana ibyo ukora, ujye ubeshya ibyo ukunda. Nakirishimye mukunzi wanjye, sigabuka byabaruta ibyo ukunda bingana ibyo ukora, ujye ubeshya ibyo ukunda. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana yacu irasezeranya igasohoza. Buriya rero ntabwo muzi ikibazo. Buriya umushumba guhanura ni kimwe, ariko hari akantu umuntu ashyizemo. Ni ukuvuga ngo Imana iramubwira iciye mu mushumba, ariko akagenda nawe akajya avuga ati noneho ndebe ko byari umushumba yambwiye bizajya. Haleluya. Hanyuma rero haranira gukora iby'Imana yishimira, ugerageze no gukiranuka. Iby'Imana yavuze no gusohora bigira iki? Birasohora. Imana si umuntu ngo igire ite? Ngibeshye. Kandi si umwana w'umuntu ngo igire iki? Yicuza. Ibyo yavugiye mu kanwa kayo no gusohora bizagira iki? Bizasohora. Imana ijya kwisezerana ntaryo wayisabye, ibivuga ibishaka nk'Imana. Amen. Abantu rero mwari musubira inyuma mucogoye kubw'amasezerano, mwongere mwiyunguremo imbaraga. Hano mu isoko y'ubugingo hari Imana ivuga kabiri ikanakora. Icyo tuyikundira Imana yacu, ivuze itanavuze irakora. Haleluya. 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 Amen. Imana ishimwe. Tugeze mu kanya keza ko kwakira ijambo ry'Imana. Reka twakire mama mwarimu yegera imbere atugezeho ijambo ry'Imana, aho dukomera Imana amashyi. Reka nsabe mushumba amushyire imbere y'Imana. Mwabuke twubaha Imana, twubahe ijambo ry'Imana, kuko n'Imana ishoboye bingahe? Haleluya. Mwubahe ijambo ry'Imana, si byose? Kandi ndabizi uyu munsi turabona Imana. Genda byizeye, nuba amaso uyu munsi urabona Imana, kandi urayibonera mu ijambo. Amen. Amen. Zamura ikiganza twubahe Imana. Mana, dusengera ijambo ryawe. Mwami Imana, umujakazi wawe ugiye kurivuga ntiyasaba ukore nk'Imana. Haleluya. Ibyo wibwira kutugirira si bibi, ahubwo ni byiza. Muri iri jambo harimo guhemburwa, muri iri jambo harimo guhabwa icyubahiro, muri iri jambo harimo guhabwa agaciro aho umuntu yari w'isitaserebo yakaburiye. Aya masaha umubyeyi ugiye kumvira ijambo, umugabo ugiye kumvira ijambo, umugore ugiye kumvira ijambo, umwana muto ugiye kumvira ijambo, risenya imbaraga za karande, risenya imbaraga z'abadayimoni, risenya imbaraga z'imyuka mibi, risenya iby'abadayimoni banyaze. Rirekura imigisha yacu iri jambo, uwari ucitse intege yongera asubizwemo imbaraga kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rigari, ijambo ryawe rirarema, iyerekwa ryagutse rigaragara muri aya materaniro. Halakosa terabone winimone stanserega reba yasimi winimone yagara ya saterega retabo enistasorebo onimo. Tangi ukora iby'ubutwari, tangi ukora iby'uburemere. Uyu munsi uri turi imbaraga z'abadayimoni, uyu munsi uri turi imbaraga z'abazimu, uyu munsi uri turi imbaraga z'amagambo. Ureme ijambo muri twe, kubwo uyu munsi bize kumenyekana. Tumukomeye amashyi tugushima ku ijambo ryawe. Amen. 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 Imana y'amahoro y'umugisha kugira ngo tuzamure Imana yacu icyubahiro. Kubibwira kumva ntabibwiye, ariko sinabura kuvuga ko nabakunze. Imana ibampe umugisha. Haleluya.
isoko y'ubugingo bangiriye icyizere bahagarara hano imbere yanyu tubatunga ibiganza tuvuge ngo Imana ibahe nigeze nza hano ari kuwa kabiri ariko nza ari nimugoroba amara akanya gatoya navuze hanyuma mbabwira ko nzagaruka bari bahari ntabwo byakunze rero numvaga bitampaye amahoro ariko ndashimira Imana mu gihugu cyo mu ijuru ko noneho byemeye reka tuyihe icyubahiro. Haleluya. Naje navuze kuko buriya mu buzima nanga kubeshya, ntabwo kubeshya ari byiza ariko hari igihe biba ngombwa bikagaragara ko wabeshye kandi bitagukutseho. Igihe nagombaga kuza twagize ibyago njya gushyingura, hanyuma ikindi gihe sinabona umwanya kubera impamvu z'akazi, ariko Imana ishimwe umunsi yari yateguwe uyu munsi. Navuze ngo reka nceceke ntungurane ntaza kuvuga ngo ndaza ubwo bigapfa, ngize umugisha umuntu biremeye ngera hano birakunda, reka dushimire Imana yacu. Haleluya. Hanyuma urebye rero urimo guhumeka bikemera, uhumeka umwuka w'Imana muzira mbese mwiza Imana yagushyizemo karemano utaruguze, ibyo ngibyo byagutera gushima Imana. Haleluya. Uyu muvandimwe arashimye, numva ishimwe ashimye rirafatika. Vuga ngo iri shimwe rirafatika kandi koko Imana yacu irakora. Noneho hari ukuntu yavuze ngo umushumba yaramuhanuye aramubwira ngo mu kwezi kwa gatatu, ndavuga gatatu, umubare gatatu, mwumva ukuntu ibintu bye byari bigiye birimo Imana. Umubare gatatu muzi icyo usobanura, ubutatu butagatifu bwera bw'Imana, ukwezi kwa gatatu. Haleluya. Nawe muri uku kwezi kwa gatatu Imana yakugirira neza. Nuko yabikoreye uyu nguyu nawe yakugirira neza kuko irabishoboye. Imana ishimwe. Yongera avuga kandi kantu ngo bamuhamagaye ari saa 9, isaha ya saa 9 araza. Haleluya. Imana ishimwe. Isaha ya saa 9 niyo Yesu yadupfiriye, baravuga ngo byose birarangiye. Imana yacu ishimwe. Byari birimo Imana, nawe byabigira gute? Bibemo Imana. Haleluya. Hanyuma turaza kongera dushima, mubyitegure ko turi gushima. Haleluya. Turaza gushima kuko iby'Imana yadukoreye ni byinshi, ubinonoye wasanga ari byinshi cyane. Kuba ukiri ugihumeka ni ukubera imbaraga z'Imana. Ibyo ni ishimwe rikomeye. Wa mubyeyi w'ishuri umaze kubyara ntabwo nziza, ariko yamukuye ku iseta inshuro imwe ebyiri eshatu ugatahana abana bazima b'abandi bapfuye. Ibyo ni ishimwe. Iyakurengera ikakubakira wa mugabo we nawe wa mugore we, mu gihe abandi ngo zisengetse urwawe rukaba rugihagaze. Ibyo ni ishimwe rikomeye. Turaza kongera tugira gute dushime Imana. Iyo utuje muri iki gihugu ukaburyama ugasinzira, ibyo ni ishimwe rikomeye. Fene dati Imana twayishinja iki? Ikugaburira ikagusiga, data nubwo ibibazo ari ibibazo ariko abantu ntibagucishemo ijisho. Iyo si Imana. Ikwiriye iki? Gushima. Turaza gushima reka tubanze tujye mu ijambo. Haleluya. Reka turebe, dufate Bibiliya zacu turebe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 19. Mbona mutarangura Bibiliya nazo mufite, cyo mwitwaza intwaro. Muri iyi si ntabwo byoroshye, turi mu bihe bigoye aho umusirikare agomba gutwara intwaro ye, ntugasiga intwaro yawe. Ibice 19 duhere ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 22. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 19 guhera ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 22. Kadusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ijambo riratubwiye ngo asohoka yikorereye umusaraba agera ahantu hitwa Inyabihanga, mu Ruheburayo hitwa Gologota. Bamubambanaho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba rwanditswe ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda.
urwo rwandiko benshi mu bayuda bararusoma kuko ahantu bari babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo, mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse, tuvuge ngo amen. Haleluya! Kuzanira ijambo rivuga ko icyo Imana yakwanditseho yaracyanditse. Imana ishimwe. Nta kintu na kimwe gishobora kuvuguruza umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kuko icyo Imana yamaze kukwandikaho yaracyanditse. Haleluya! Ongera wumvire ijambo ngo icyo Imana yakwanditseho yaracyanditse. Uko Imana yashyize ku buzima bwawe ntawacishamo umurongo. Byose uko yabiteguye, uko yabipanze, niko bizajya bute bizakurikirana. Imana yacyanditse icyubahiro. Ijambo ritubwira kuri uyu mugabo witwa Yesu. Haleluya! Ngo asohoka yikorereye umusaraba. Ese hari habaye iki? Ngo mu ijuru hari habaye inama. Haleluya! Ngo inama iraterana ngo hashaka umuntu wacungura umuntu. Mu bamarayika, mu bizima, mu bakambwe, mu bakuru, habura n'umwe. Haleluya! Kuko gucungura umuntu byari bikomeye. Kiriya gikombe cyari gikomeye, ntabwo cyari kunyurwaho na buri umwe wese. Ngo nuko inama iteranye, aho umuntu wagira gute wacungura umuntu. Mbese iyo nama yateranaga kugira ngo babone gucungura umuntu habaye iki? Satani ubwo yari amaze guhananurirwa mu isi, yaragize ngo byose arabirangije. Yibwira ko agiye kwigarurira iki? Umwana w'umuntu. Haleluya! Yibwira ko ariwe ugiye gufata ubutegetsi, ugiye gufata ubutware, agiye gukora umuntu uko ashaka. Ariko noneho Imana yitegereje isanga atari ko bigomba kugenda. Ngo nuko Imana iravuga iti, ko naremye umuntu umukunze, none agashaka uburyo bwo kugira ngo umuntu agire gute arokorwe. Haleluya! Haleluya! Habayeho iyo nama rero, habura umuntu n'umwe wagira gute wamanuka ngo acungure umuntu. Gitare wacu, umukunzi wacu Yesu. Haleluya! Ngo abyitegereje. Haleluya! Ngo aravuga ati, reka data nemere ngende, siga ubwiza, siga icyubahiro, hano mu ijuru mbihasige, nururuke nambara akamero k'umuntu, nindangiza mucunguza amaraso y'igiciro. Hashimwe Yesu waducunguye. Hashimwe uyu mwami wemeye gukubitwa biriya bikoni. Ese yajya kwirukanka ntakubitwe ziriya nkoni, ninde bari kuzikubitwa? Twari kuba bande. Haleluya! Haleluya! Twari kuba bande. Twari kurokorwa gute? Twari kubigenza gute? Ninde wundi wari kuboneka bakubitwa ariya macumu? Ninde wundi wari kuboneka bakubitwa imisumari? Ninde? Ntawe. Ariko Gitare mwiza ngo aramanuka, yambara iki? Akamero k'umuntu, kugira ngo njyewe nawe tubashe gucungurwa. Imana itugirire neza. Haleluya! Haleluya! Yesu wacu ni umukunzi mwiza. Niyo mpamvu turi hano, nuko tuzi ko adukunda. Nje kugutangariza ngo wowe ubonye abantu bakuvuyeho, ubonye nta kayi uhabwa, nje kukwereka umukunzi mwiza, utanga kaya neza, utarura umuntu mu mpagarara, ugira neza, akagira imbabazi, udukunda urukundo rutari nk'urw'abantu. Umugabo yakubwira ko agukunda, ariko gatoya akaguhinduka. Umugore yakubwira ati, sheri wanjye nzarinda mpfa ari wowe nkunda, ariko akanya gatoya bigahinduka akakubwira ko uri mubi. Ariko uyu mwami wacu Yesu umubwira ntabwo ajya ahinduka, ntajya yisubiraho. Ni umwami w'amahoro, agira urukundo rw'iteka. Yesu ahabwa icyubahiro. Haleluya! Dufite umukunzi mwiza utaduhinduka. Dufite umukunzi mwiza Yesu utadubajuka. Dufite umukunzi mwiza uduhereza kaya neza. Aho abonye bigoranye, bikunaniye, ratucitse intege, agufata akaboko akavuga ati, mwana wanjye mubona kunze kandi napfiriye nawe urimo. Akakuzamura akakubwira ngo ngwino tugende, akakwereka inzira. Haleluya! Agasobanura ibidasobanutse, akaguhereza icyerekezo wowe wari ukibuze. Ni umukunzi w'amahoro. Reka tumuzamurire icyubahiro. Ngo yiyemeje gucungura umuntu, ngo agira gute? Ngo araza mu isi. Igihe kigeze, isaha igeze yo kugira ngo aducungure, ngo ajya mu gashyamba k'Igetsemani. Barangije atangira kubira ibyuya.
bivanze n'amaraso. Areba igikombe agiye kunyweraho Yesu abona kirakomeye, aravuga ngo mwami wanjye ngo data, niba ubona ko iki gikombe gishobora kundenga ukindenge. Byari bikomeye. Nawe hari isengesho urimo gusenga uvuga ngo Mana ibyo birandenze. Imana yageze hano hari abantu barimo gusenga bavuga ngo birabarenze. Nje kukubwira ngo Imana yambwiye ngo nta bikurenze birimo, ahubwo komera ukomeze urugendo, kuko Yesu agiye kugufata ukuboko. Imana yacu ishimwe, agiye kukwereka inzira, agiye kuguhereza icyerekezo. Imana yambwiye humura komera, ufite umukunzi ugukunze. Imana ishimwe. Ngo hanyuma Yesu warangije yambara imbaraga, ahabwa izindi mbaraga. Hari imbaraga hano muri iri teraniro Imana igiye guhereza abantu bari batemebutse. Imana yambwiye ngo igiye gutanga imbaraga. Yesu yemera kwikorera umusaraba. Ijambo riratubwiye ngo asohoka yiyikorereye umusaraba. Hari undi muntu wari umwikorereye? Yaragize gute aho yiyikorereye? Kuko byari ngombwa ko ari ugomba kugira gute kuwikorera akagera kuri misiyo yamugenzaga. Imana ishimwe. Haleluya. Ngasohoka yikoreye umusaraba agana hehe? I Nyabihanga, aho bita Golgotha, aho yatubambwe kuri altari nziza y'umusaraba. Rata ongera wibuke uwo mwami wabambwe, wibuke utekereze, wibuke inkoni yakubiswe, wibuke imisumari yatewe mu biganza ndetse no mu birenge, byamukubera wowe nanjye. Imana yacu ishimwe. Ngo yikorere umusaraba, baramushorera bagenda bamushushubikanya hejuru yo kugira ngo amukore, hejuru yo kugira ngo megiriho, hejuru yo kugira ngo nzaroge ubugingo. Mwibuke neza igihe kimwe yabwiye abigishwa, arababwira ngo bibaye ngombwa ko ngenda. Imana ishimwe. Ariko kubera yuko yadukundaga aravuga ngo ntabwo nzabasiga n'imfubyi, ngo ahubwo nzabohereza umwuka wera. Kandi asiga ababwira ngo ni ngombwa ko ngenda, ngo kuko ngiye kubategurira, ngo aho njya nahazi hariyo amazu menshi kwa data, ngo iyo adahaba mbabwiye. Haleluya. Abantu bahujwe n'ubukode mwakwihangana, kwa data hariyo amazu menshi. Mana yanjye ngo hari abantu barimo kurizwa amarira n'ubukode, ariko data wa twese aje gutanga icyerekezo. Imana ije kubahereza icyerekezo nimuhumure. Yewe wowe wababajwe n'ubukode igihe kirekire, wewe wabuze n'ubwinshi urimo kwibaza ibyo uri buvuge, Imana yabwiye ngo nkubwire ngo irakuvuganira. Yikorera iki? Umusaraba. Humura uwo musaraba wikoreye, wiyikorere n'uwawe. Ariko hari uzawugutura, ntabwo uzawuturwa n'umuntu, ahubwo uzawuturwa na Yesu umukunzi wawe. Werekeze i Golgotha, agiye kubamba ngo amene amaraso, ariyo yaducunguye tukaba turi mu bwiza bwayo, ariyo maraso twerezwamo tukabasha gukiranuka, tukazaronka iki? Ubugingo. Ngo noneho rero bamushorera bamukubita, ibyo murabizi. Baragenda bamushyira ku musaraba, bamutera imisumari mu biganza, bamutera imisumari mu birenge. Arihangana kuko umusaraba wari uwe, urubanza rwari urwe, dosiye yariye, gahunda yari yo kuducungura. Aremera arihangana. Nje kukubwira ko Imana yambwiye ngo muri iki kigeragezo urimo ihangane. Ihangane, nta kigeragezo kitagira iherezo. Byanga bikunze iherezo rizashyirwaho, kandi Imana yiteguye gushyiraho iherezo. Humura. Yakuzanye angani yo kwizerwa, nubwo bimazemo igihe kinini. Byarabyimbye birabyimba imisozi, ariko se byiyita iki imbere y'umugaragu w'Imana? Byiyita iki imbere y'umwana w'Imana? Izo ntambara ziyita iki? Ibyo bigeragezo byiyita iki? Humura komera umutima, Yesu yaranesheje. Haleluya. Yesu ngo arihangana, bamutikura amacumu arihangana, arangije agira gute? Ayiwe aradupfira, aranesha, ambara imbaraga zo kunesha. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwambare imbaraga zo kugira ngo zo kunesha. Haleluya. Benshi baraneshejwe babivuyemo, abandi baracotse basubiye inyuma, ariko ni mwambare imbaraga zo kunesha, kuko ubaneshereza ntabwo ari kure yanyu, ari bugufi bwawe. Bamuherekeze. Imana ishimwe. Ngo barangije Pilato ngo yandika urwandiko, baravuga ngo Yesu umwami w'Abayuda. Haleluya. Ariko se koko Yesu ntiyari umwami? Nubwo yarimo gucunaguzwa muri kiriya gihe badutesheje agaciro, ariko yari umwami. Nje kugutangariza ngo mu maso y'Imana uw'agaciro, mu maso y'Imana turi ibikomangoma, mu maso y'Imana
turagushimiye Imana wigejeje kora tubaye tuyishimiye abigejeje kora tubaye tuyihaye icyubahiro ibyo yamaze gukora ni byinshi ntihabwe icyubahiro Imana wigejeje kora tubaye tuyishimiye ntacyo twayishinja abigejeje kora tubaye tuyishimiye yadutuje mu barozi tutari kuhaba iminsi ibiri ariko tuhamaze imyaka n'imyaniko yabanye natwe mu rugendo rukomeye rutoroshye ariko turugendamo kandi rumwe rurasoza n'ubwo rugikomeje ariko Imana byari kumwe natwe ntacyo twayishinja Imana yacu ni Imana ishoboye byose kumbura n'ubwo ubona umusaraba wikoreye uremereye ariko ntabwo uremereye cyane kuko yose uri kumwe araje awugutuje Imana ishimwe ngo barangije babibonye ngo barazamuhoya ngo babwira Pilato ngo witwandika ko ari umwami w'Abayuda ngo ahubwo ngo bihindure ngo avuge ngo wandike ngo ko yihise ariko murumva agasuzuguro ngo Pilato ahindure ngo yandikeho ngo ko yihise umwami w'Abayuda ubwo bari bamutesheje agaciro niyo ari umwami ngo andika ko yihise umwami w'Abayuda Pilato arangije yari afite iyerekwa rigajya kubyandika yari afite ishuri arangije ngo arababwira abasubiza ijambo rikomeye ngo arababwira ngo icyo nanditse mwacyanditse nshuti yanjye mwene data Pilato niba atarivuguruje ari umuntu Imana icyo yanditse ku buzima bwawe nicyo iribuze kwivuguruza n'Imana icyo yasinye ko izagukorera yaza kwisubiraho n'Imana itabeshya n'Imana itaryarya n'Imana itanyuranye indimi iri ngiri ndimo kukubwira n'Imana idatenguha n'Imana idatetereza n'Imana idaca intege n'Imana ifite imbaraga n'Imana ifite ubutware n'Imana ifite ubutsinzi n'Imana ifite ubutabazi rotabwire bose ndekere bose bande bibi n'Imana y'amahoro gutanga rosekere bande bande bibi cyane n'Imana itanga amahoro abantu bayakumira ntabwo Pilato yigeze yivuguruza kandi ari umuntu Imana yacu ntabwo izivuguruza ibyo yavuganye nawe no kubikora izavuga aza kurengera bigatuma dutaha nijoro Imana ishimwe uyu Yesu wacu yikorera umusaraba birangira ageze kuri misiyo yari imuzanye mu gihe yari ari ku musaraba ndetse akaba aranapfuye avuga ngo byose birarangiye Satani we ngo yari arimo aserebura ngo avuga ngo umwana w'umuntu agiye kumwigarurira ngo na wa wundi Yesu waje gucungura umuntu ngo noneho nawe byose arabirangiye ntabyo Satani yarangije ku buzima bwawe Uwiteka aracyagufiteho umugambi mwiza ntabwo yabirangije wikwiheba nubwo ubwihebe bwagufashe nje kugutangariza ngo wikwiheba ntabwo Satani yarangije Kristo aracyahari kandi aracyari ku ngoma ngo Satani arimo aserebura ngo Yesu wacu ageze kuzimura ngo niyigira abariza aho Satani atuye ngo ahita amuhinguka avuga gitumo ngo Satani akubise amaso Yesu ngo atangira gutegurwa no gufatwa n'ubwoba nje kugutangariza mu byanyu gutera ubwoba data wa twese arahingutse aje kubitesha agaciro bitiri imbere yawe ntabwo bikikugizeho ububasha Imana yashimwe aleluya uguruma Satani niba yarakubise amaso Yesu agatitira n'imfunguzo akazihereza abadayimoni bo bari barangiye kare aleluya iyo Yesu aje hari abadayimoni barangira ku buzima bwawe iyo Yesu ahageze hari ibyo ashyiraho iherezo iyo Yesu ahageze hari ibyo akora bikamenyekana ko yageze iwawe Imana yacu ishimwe cyane aleluya uriya muntu wambaye manete wowe iramutsa wowe haguruka mubwire ko Imana imbere Imana ntabwo ari wowe uriya mumama reka duhereze umwami wacu icyubahiro Imana ishimwe nababwiye ngo turaza gushima Imana reka sabe abadiyakoni bazana igiseke hano dushima Imana yatugiriye neza utangukana ituro